a couple of years ago. So I have them forever now, and I'm very happy with that because that's making me feel like my self-expression for my style. Vampire ni ibiremwa by'umwijima, ibigendajoro, abantu bapfu, ibiremwa binyoterwa n'amaraso y'abantu ndetse n'ibindi binyabuzima. Amaraso ni ubuzima kuri za vampire. Vampire zizwiho imbaraga zidasanzwe, zigira ibara ryijimye, ni nini, zirabyibushye, zikagira uruhu rusa ukwarwo. Akenshi rujya gutukura kubera guhora zinywa amaraso, zihorana amaraso ahora ava mu kanwa kayo no mazuru. Ntabwo ari zose ariko harimo n'izitagira ibyo tuvuze, kandi ziba muri twebwe zimeze nkatwe. Biragoye yuko wazimenya, gusa bivugwa yuko bene izo musa cyangwa dusa zinukirwa n'ibyo kurya. Vampire zimwe ziba mu marimbi, ni ubutoro bwazo, niho ziruhukira mu gihe cyo kumanywa kuko aribwo ziryama. Mu gihe zisinziriye ijisho rigumya rikanuye aho mumva n'ubundi. Hari n'iziba mu mazu nk'aho dutuye, nazo ziba zicanye ku maso, ntabwo zijya zihumbya. Ibiranga za vampire bigenda bihinduka n'imico igihugu ku kindi. Icyakora hari ibimenyetso bisa naho ari rusange, nuko inyinshi zihurira no gutungwa n'amaraso y'abantu bazima mu ijoro. Hari naho zikura imbaraga zikibeshaho zigatuma kibaho ubudapfa ndetse kikanabaho ubudasaza, gisa n'igihora kiriburura. Muri rusange vampire zihiga nijoro kuko urumuri rw'izuba rugabanya imbaraga z'ibi biremwa. Ikindi nuko zidashobora kubona ishusho yazo mu ndorerwamo. Irimbi rikaba ubuturo bwa za vampire, aho ziba iyo ngiyo mu irimbi mu butoro bwazo ziba zirimo zirahekenya imyenda zahambwemo. Mu mico myinshi bavuga ko vampire ishobora no kurya umwanda w'abantu, ikarya inyama, aho nayo ishobora kurya inyama yayo bwite ikirya. Ari nabwo bavuga yuko imyenda yahambwemo bayisangaga isa n'iyatafunwe. Ikindi vampire zose zigatunga amenyo y'amabwenene maremare kurusha ayandi, asongoye ayifasha kurya abantu, aho igufata ku gakanu ku ijosi igashingamo amenyo yayo ariyo mabwenene ikakunyunyuzamo amaraso. Muri sinema niho vampire zikunda kugaragazwa cyane, ziri mu moko atandukanye bitewe n'agace kaho cyangwa umuco w'aho hantu. Gusa inkuru ihari itari mimbano nuko vampire zibaho bya nyabyo. Umwanditsi akaba n'umushakashatsi John Edgar Browning hari ubushakashatsi yakoze kuri za vampire agamije kumenya niba koko zibaho cyangwa ari imigani n'ibitekerezo. Amaze kumenya ukuri abikoramo inkuru, aho yaje kwemeza ko vampire zitubamo hagati muri twebwe. Ibyo dukeka byose tuba twishuka. Ibi biremwa byaje gutora undi muco, aho zimwe zisigaye ziba mu mazu, inyinshi ngo zinagenda mu mamodokari afite ubudahangarwa ku buryo izuba ritazigeraho. Naho ijoro ni ibisanzwe, zigera ahantu runaka zihurira, by'umwihariko mu tubari n'amabuwate. Muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahaho abaturage baho bize uburyo bwo kubana nazo, ndetse vampire zimwe zinagenda ku manywa, naho zituye harazwi. Ziba mu mazu afite amarido maremare yijimye, zikagira umuyobozi aho ngaho muri iyo nzu. Aha muri California mu masupermarket yaho banacuruza amaraso, aho vampire cyangwa umuntu uri kugendana na vampire ajya kugura amaraso yazo, nk'uko inahangaha ujya kugura juice cyangwa fata ikonje, bitewe n'iyo ushaka ugafata cyangwa ugafungura firigo ubundi ukajya kwishyura. Naha muri California nuko bimeze, ni ibisanzwe. Mu mwaka w'1730 uwitwa Jacques Christopher yemeje ko vampire zavutse ku bw'ibitekerezo bibi abarwayi bagiraga ku bisasiro byabo. Yerekana ko ibimenyetso bya kolera, ubushita n'ibindi byorezo byendaga gusa neza n'ibituma habaho za vampire. Ngo iyo umuntu babaga baramushyinguye inzara, imisatsi n'amenyo ye byakomezaga gukura. Vampire ivuka kubera imimerere yapfuye idashimishije. Ubushakashatsi bwinshi bwemeza ko ibyorezo bitandukanye nka kolera, ubushita byisha abantu benshi, aribyo byatumye havamo vampire. Kandi kuba vampire birandura. Imiziririzo ya za vampire yateye imbere mu gihe cyo hagati, cyane cyane ku cyorezo cyatsembye imijyi yose. Indwara yakunze gusigara inyuma y'amaraso yo kunywa kubahohotewe. Ibyo kubatiza byari ikimenyetso simusiga cya vampire. Ntabwo byari bimenyerewe ko umuntu wese ufite uburwayi bw'umubiri cyangwa amarangamutima utamenyerewe babwitaga vampire. Abashakashatsi benshi berekanye ko forofia, indwara y'amaraso, ishobora gutera ibisebe bikabije ku ruhu rwerekanwa n'izuba, nk'indwara ishobora kuba yari ifitanye isano n'umugani wa vampire. Iyo umuntu ukekwaho kuba vampire yapfuye, akenshi imibiri yabo yabangamirwaga no gushakisha ibimenyetso bya vampire. Rimwe na rimwe igiti cyaterwaga mu mutima w'intumbi kugira ngo barebe ko yapfuye, cyangwa umwuka imwe bakamuca umutwe no gutwika imirambo ikekwa kuba vampire. Kugeza mu kinyejana cya 19 nubwo siyansi yemeje yuko vampire nta mpamvu yo kuzitinya. Abantu biyitaga vampire barahari, ni abantu basanzwe banywa amaraso make kugira ngo bagumane ubuzima bwiza. Imiryango yita vampire ivuga yuko hari uburyo ishobora gukora
ugahamagaramo vampire. Hari ubushakashatsi bwemeza yuko mu mijyi yose yo ku isi harimo abantu bapfu cyangwa vampire, gusa bakakugira inama yo kudakora iyi miziririzo kugira ngo wirinde kubyutsa vampire. Of each month. You won't get any results if you don't do it. With a soft voice and you facing towards an open window in your room, save this spell 13 times during that midnight. Blood red, pale skin. Ibi ubivuze inshuro 16 nta kabuza vampire zakuzira byihuse. Uzabikora uzambwira. Oh, I know if it works. Great question. You will feel a little dizzy on the evening of the third week of the third month, right after you cast your final spell. You will feel... Nk'uko ubibona, izi ni zimwe muri vampire zo muri Amerika. Zirasanzwe, abantu barazakiriye babana nazo. Inyinshi zo muri kino kinyejana zizi uburyo bwo gukora ndetse zinakora imihango yazo yo kugaburira, harimo no kunywa amaraso y'abaterankunga babishaka. Ubwo ni abantu nyine umuntu wemera gutanga amaraso ye. Ni igikorwa cyo gutanga amaraso kuri za vampire. Iragufata ikagufata ku kakanu ikakunyunyuza ikakubaza yuko witeguye. Mu mwiherero wowe na vampire murumvikana, ubundi ikakunyunyuza. Nibyo abangaba bari gukora. Vampire zimwe ntabwo zinjiza amaraso y'abantu, ariko zivuga ko zigaburira imbaraga z'abandi. Inyinshi zivuga yuko iyo zitagaburiwe buri gihe zihungabana cyangwa zikiheba. Mu kinyejana cya 12 mu Bwongereza, William akomokaga muri Newburgh, umuhanga mu by'amateka, yanditse ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina hagati ya vampire y'ingore n'iy'ingabo, ngo burya nta tandukaniro riri hagati n'iry'abantu. Ikindi mu mavampire hagati muri yo arakundana akagira amarangamutima. Uyu mwanditsi yigeze kwandika yuko umuntu apfiriye mu cyaha runaka agaruka yarabaye igisimba muntu, ariyo zombi. Iwe iyo aje cyangwa iyo zombi ije iza iry'abantu, itandukanye cyane n'umuntu mupfu cyangwa vampire. Igisimba muntu zombi igikurumye cyangwa ikakuryaho nyuma y'amasaha 24, nawe uhita uhinduka ukaba nkayo. Uba ufite amahirwe yo guhita uhinduka nawe zombi. Bikagenda gutyo mugenda mwanduzanya, biba bimeze nk'icyorezo. Mu gihugu cy'Ubuhinde bivuga yuko ari abagore bose amaraso. Byagiye bivugwa yuko baba bafitanye isano na za vampire. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Buhinde cyavuze yuko ngo kuba bose hakaza amaraso ngo bishobora kuba biterwa na kolera. Kolera ni indwara yazanywe no kunywa amazi yanduye umwanda w'abantu, kandi ibi byorezo byagiye bigaragara cyane mu Buhinde. Ubushakashatsi bumwe na bumwe bugaragaza yuko umuntu urwaye kolera aba afite amahirwe menshi yuko yaba vampire. Uretse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagaragara imiryango ya za vampire ziba mu mazu, mbese zibayeho kimwe natwe nk'uko tubayeho muri iyi minsi. Nko mu Burayi by'umwihariko Ubugereki, hari amazu menshi atuyemo vampire ndetse n'imiryango yazo. Mu mafilimi cyangwa mu nkuru dusoma, vampire tubona yuko ziba zitinya cyangwa zihangana na werewolf, niko twari tubizi. Ariko mu by'ukuri tuba twibeshya ngo werewolf ntago zabayeho, ahubwo ni umugari. Umva uko byatangiye. Werewolf cyangwa impyisi ni inyamaswa z'insigamigani kandi zivugwa mu nkuru nyinshi ku isi. Ukurikije imigani imwe n'imwe, abantu binjiye mu birura, abandi ni ihinduka ry'imiterere y'abantu n'impyisi. Ni inyamaswa imena amaraso, ntabwo zishobora kugenzura irari ryazo ryo kwica abantu. Umugani wa werewolf ya mbere ntibyumvikana neza igihe naho umugani w'amasenga waturutse. Bamwe mu bahanga ba mbere bemeza ko impyisi yatangira bwa mbere muri epique ya Gilgamesh, prose ya kera izwi cyane mu burengerazuba. Ngo ni igihe Gilgamesh yateraga umukunzi kubera ko yari yarahinduye ubashakanye mbere. Werewolf yongeye kugaragara hakiri kare mu migani y'Abagereki hamwe na legio ya Lycaon. Dukurikije uwo mugani, Lycaon umuhungu wa Perseus yarakariye imana Zeus igihe yamuhaga ifunguro ryakozwe mu bisigazwa by'umuhungu watanzwe, byari nk'igihano. Zeus yararakaye ahindura Lycaon n'abahungu be impyisi, bahindutse ibwebwe. Impyisi nayo yagaragaye mu gihe cya mbere cya Nordlich. Saga ya Flusganis ivuga amateka ya se n'umuhungu bavumbuye udusimba tw'impyisi dufite imbaraga zo guhindura abantu. Impyisi iminsi 10. Ibi byumvikana neza yuko ibyo tubona mu mafilimi atari byo. Werewolf ntabwo zabayeho, ni igitekerezo. Bitandukanye cyane na vampire cyangwa zombi. Ibi biremwa byombi bibaho, byamyeho. Impamvu yo guhinduka vampire ziratandukanye igihugu ku kindi. Nko mu Bushinwa bakwereka umuntu ufite ibinono cyangwa amajanja y'ibikoko, cyane cyane imbwa cyangwa injangwe, maze kigahinduka umuntu mupfu, ariyo vampire ituruka ku bantu bahoze ari abapfumu bakiri ku isi.
Imyemerere ya rubanda rwo mu Burusiya ivuga yuko umuntu wese uriweho na vampire nawe ahinduka vampire. Mu nyandiko, mu biganiro, mu bitekerezo bya rubanda bakwereka ko vampire ituruka ku muvumo, kandi uwo muvumo vampire igahitamo kwererekanya n'izindi ikoresheje kubaryaho ahagana ku kiganza. Ubundi buryo ni uguhererekanya amaraso aho yiryaho cyangwa ikagukomeretsa, maze amaraso yayo ikayatonyangiriza kuwishaka guhindura vampire. Uwo nawe bikarangira abaye vampire. Akaba uburyo bwo kwirinda cyangwa kurwanya vampire. Uburyo bwa mbere ni ukurinda icumbi cyangwa ubuturo bw'uko umupfu yazarigarukamo. Bafataga umurambo bakawushyingura wubitse inda, bakongera bagapfumagura mu gituza kugira ngo umurambo utazabasha kwiyuzuzamo umwuka, maze umuntu umupfu cyangwa umuzimu we ntugaruke. Ubundi buryo bakamushyingurana n'ibintu bitandukanye, cyane cyane bifite ubugi bityaye, maze ukagerageza kubyimba bikamwinjiramo, bikamubuza guhumeka cyangwa kwiyuburura ngo yohe kuba yagaruka gutera abo yasize. Naho mu muco w'Abagiriki bari bafite gushyingura igiceri mu kanwa k'umuntu bagiye guhamba, cyangwa bakakimushyira mu gatuza, abandi nabo bakakimupfumbatisha. Uwo muco n'ubu ngubu mu Bugereki hari abantu bakiwukora. Mu yindi mico y'Abanyaburayi bashyiraga igikombe ku mavi y'umurambo, cyangwa bakamupfumbatisha imbuto z'ibinyampeke nk'uburo, abandi bakamupfumbatisha umucanga, cyane cyane iyo babaga bakeka ko yazagaruka ari vampire. Ibyo babimupfumbatisha kugira ngo nabasha kugaruka ngo yari kubanza akabara izo mpeke cyangwa umucanga, maze bikamurindagiza kugeza ubwo bumukereyeho, bukongera bukira atavuye mu gituro. Gutyo gutyo. Mu Budage ho uwo bakekaga yuko yazagaruka ari vampire yamaraga gupfa, mbere yuko umuhamba bakamuca umutwe, bakawumushyingura hagati y'amaguru cyangwa iruhande rwe, kugira ngo bizere yuko roho yiwe yagiye ubutazagaruka, kuko babaga bibwira ko uko azajya ashaka kubyuka azajya abura umutwe we. Hari n'abandi bakekaga yuko gutobora umutima wamaze gupfa bakoresheje ikintu cy'icyuma bimufasha kugenda agiye nazagaruke. Bitaba ibyo bagashyira ibyuma hagati y'intoki ze, mu matwi cyangwa mu maso. Abatabonye ibyuma bashakaga igiti cy'amahwa bakakimuhambana ngo atazagaruka ari vampire. Muri 2006 ahitwa Lazaretto Novara hafi y'umujyi wa Venice havumbuwe umurambo w'umugore wapfuye mu kinyejana cya 16. Basanze yari yarahambanywe itafari mu kanwa. Icyo kintu kikaba cyaremejwe n'abahanga mu bushakashatsi bw'ibyataburuwe n'amatongo ko ari uburyo bwakoreshejwe bamurinda yuko yagaruka ari vampire. Mu yindi mihango basukaga amazi yatuye ku gituro cyangwa bagatwika umurambo, bakabika ivu kugira ngo bizere neza ko uwo muntu wabaye ivu atazigera yiterateranya ngo agaruke gutera be, cyangwa bakamushyira indimu yose mu kanwa ko bakeka yuko yazagaruka ari vampire. Muri Amerika y'Epfo ho bakoreshaga tungurusumu, igikakarubamba n'ibyatsi bivamo imiti bakekaga ko byafasha umuntu gusubiza inyuma za vampire. Icyakora nyuma batangiye kujya bakoresha imisaraba n'amazi yaheshejwe umugisha kubera kwiganza cyane kw'idini rya Gatolika muri Amerika y'Amajyepfo. Bemera ko mu hantu hose vampire ishobora gutera intambwe ubutaka bwa kiliziya bwo butarimo, kandi idashobora kugenda mu mazi atemba. Mu gihe Abagereki bo bemeraga ko vampire ishobora kwibona mu ndorerwamo kandi nayo igira igicucu cyayo. Abo muri Amerika y'Epfo yo ntibabikozwa. Muri iki gice abenshi na n'ubu ngubu baba bakifashisha ishapure mu kwirukana vampire. Vampire ntabwo ishobora kwinjira mu nzu ngo itatumiwemo. Uwitwa Arnold Powell ngo niwe waba warabaye vampire bwa mbere, akaba yarakomokaga muri Serbia, ubwo Serbia yomekwaga kuri Autriche binyuze mu masezerano yabereye ahitwa Vienne mu mwaka w'1718. Hatangiye gutangwa amaraporo y'abantu bakoraga imihango idasanzwe mu gihe cyo gushyingura. Hakaba haravugwaga abantu benshi bagiye bapfa bitewe na za vampire zicaga abantu urubozo. Izo raporo zakorwaga hagati y'umwaka w'1725 no mu 1732. Zabaye kimomo ziramenyekana hose, aho abantu bose bavugaga iyo nkuru bafite ubwoba yuko hari abantu bapfu vampire bagarukaga kuzengereza abantu bazima. Burya abazimu barya iby'ubusa, si nk'abazima bajya ku isoko. Bashobora no kugutera mu nzozi usinziriye. Marayika kurindi biza n'ibizazane akomeza kube hafi. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Isibo TV, naho nge ndi Hakizimana Emmy. Ndabashimiye.